Nongeye kubasuhuza ndabaramukije banywanyi b'Inkomane TV. Jewe ubasuhuza nitwa Rwamapera Kelly nkuko bisanzwe. Tukaba tugarutse muri iki kiganiro cyacu aho turebera hamwe indirimbo cyangwa ibihangano bya kera bidufasha gusobanukirwa n'u Rwanda rwacu rwa kera. Nkuko nsanzwe mbibabwira, mu by'ukuri ibihangano bya kera biba bifite amateka menshi nkuko yanditswe n'abantu b'icyo gihe. Ubwo rero abakurambere bacu baba baradusigiye ayo mateka nkuko yabaye atari ukuyabarirwa. Niyo mpamvu ku Nkomane TV dukunze kwifashisha ibi bihangano bya kera kugira ngo ijisho ryacu rirebe mu bya kera uko abakurambere bacu bari babayeho, tumenye amateka y'igihugu cyacu nyayo. Turarebera hamwe indirimbo yitwa Sibo y'Intore. Sibo y'Intore ni indirimbo izwi cyane muri iyi minsi uko itorero ry'igihugu rihari, kandi hakaba hari n'imihigo, kandi iyo ndirimbo irimo iby'itorero n'imihigo ikunze kuvugwaho, gukoreshwa ahantu henshi cyane. Urakomeza imihigo Sibo y'Intore. Ikibazo nahuye nacyo cya mbere ni uko ni imwe mu ndirimbo z'abanyarwanda zahuye n'ibibazo. Nk'indirimbo z'ubushize twagiye tureba zo zabaga zijimije cyane ku buryo abantu batazimenya ngo bazihindure, ariko nk'iyi ngiyo iravuga ibintu bisanzwe bituma rero abantu, buri muntu uje uko ashaka niko ayihindura. Urugero, hari aho abayiririmba bavugamo Musinga, umwami Musinga, abandi ntibamuvuge. Hari aho bavugamo i Nyanza, abandi ntibavuge. Mwimana Mushirarungu, abandi ntibabivuge. Bishatse kuvuga ko indirimbo yagiye hinduka bitewe n'icyo umuntu ayishakaho, ashaka kuyikoresha kugira ngo agere ku kintu runaka. Ariko mbere y'uko tuyinjiramo mu busobanuro bwayo, mbere na mbere kugira ngo umuntu asobanukirwe n'igihangano cyangwa umuvugo n'iyi ndirimbo nk'iyi, bisaba kubanza kureba, kumenya yaririmbiwe hehe, ninde wayivugwagamo, ese biba byarabayeho ryari. Ibyo bidufasha gusobanukirwa indirimbo yose icyarimwe. Turebye rero aho yaririmbiwe, ivuga ku ahantu ku cyambu. Bavuga ko ngo Rwakigarama yarwanye nande, yarwanye na Ntare bapfuye icyambu. Iyo bavuze icyambu basobanura ko ari icyambu kiva i Burundi n'i Bunyabungo. Iki cyambu rero kiva i Burundi n'i Bunyabungo gishobora kuba cyari kiri mu nce za Rusizi. Iyo ngiyo, ariko nk'uko tuza kureba ndaza kubisobanura. Hari abavuga ko koko iki cyambu kiriya cy'Akanyaru gitandukanye u Rwanda n'u Burundi hariya muri za Nyaruguru. Turaza kubigeraho nabyo. Abantu bavugwamo rero, haravugwamo uyu Rwakigarama. Rwakigarama, abantu bitwa ba Rwakigarama b'ibirangirire mu mateka y'u Rwanda ni benshi cyane. Hariho Rwakigarama w'umujiji wari uzwi cyane, witwaga Rwakigarama Rwagaterura. Nzi ko hari abantu bamukomokaho ubu ngubu b'abajiji bariho. Ari nawe wari umutware watwaraga mu Buriza witwaga Marirosi Karori. Nk'uko uwo mutware abantu bamukomokaho bo barabizi ko babara igisekuru cyabo bakagera kuri uyu Rwakigarama yari ikirangiriye mu Rwanda. Nawe hakabaho undi Rwakigarama wari ikirangirire witwaga, yari mwene Nyamushanja wa Kigenza. Aba ni Abega b'Abakagara. Nawe uyu nguyu nawe yari ikirangirire.
Hakaba n'undi Rwakigarama unavugwa ko ashobora kuba ari we, ariko hakaba hari amateka bihakana ko yaba atari we. Mu bantu b'i Nyaruguru nibo babimbwiye ko bavuga Rwakigarama rwa Binego umwe w'umupfumu wo kwa Musinga. Yari umupfumu wa Musinga, ntabwo ari kwa Musinga, yari umupfumu wa Musinga. Uyu Rwakigarama ntabwo azwi cyane, ariko kubera ko nababwiye ko iyi ndirimbo araho bavugamo izina rya Musinga mu ndirimbo, muri ndirimbo imwe, nubwo iyo atari iya Musinga kuko bigaragara ko yabayeho kera. Byatumye rero hari abantu batekereza ko uyu Rwakigarama rwa Binego w'i Nyaruguru ari we uvugwamo, ariko mu by'ukuri si we uvugwamo. Hanyuma twareba abandi bantu bavugwamo, ntabwo ari benshi. Uyu nguyu ni we ukomeye cyane, cyokora havugwamo Ntare, ko Rwakigarama uyu nguyu yarwanye na Ntare wari umwami w'u Burundi, niko mbyumva, kuko bapfuye icyambu kiva i Burundi n'i Bunyabungo. Iyo urebye neza aba Ntare b'i Burundi babayeho, ndabisobanura kugira ngo bidufashe kumenya iyi ndirimbo yabayeho ryari. Hari Ntare Runzi yabayeho ku gihe cya Mutara Rwogera, hakaba na Ntare Kivimira wabayeho ku gihe cya Kigeli Ndabarasa. Hakaba n'abandi ba Ntare benshi Burundi bagize abami ba Ntare benshi cyane, ariko abo ngabo nibo bari hafi aha twagenderaho. Ku ngoma ya Mutara Rwogera, Ntare Rwogera ntabwo yakunze kugaba ibitero mu Burundi, ariko hari agatotsi kabayeho hagati mu mubano w'u Burundi n'u Rwanda icyo gihe, aho hari umutware, hari igikomangoma cyitwaga Mayange cyahungiye mu Rwanda kumwe n'intore ze, ubwo n'abarwanyi be bitwaga Abayange. Igikomangoma cyo mu ntara ya Busoni gihungira mu Rwanda ku gihe cya Mutara Rwogera. Twibukiranye ko aba bantu Abayange nibo bazanye uyu muhamirizo w'intore buriya twawukuye i Burundi. Hanyuma hakaba n'undi Ntare nawe wabayeho ku gihe cya Ndabarasa, ariko urebye neza Ndabarasa ntabwo yigeze agaba ibitero byinshi mu Burundi, ahubwo yibasiye igice cyo mu Ndorwa, niho yarwanye intambara nyinshi, ndetse no ku gihe cya se ari we Rujugira, wenda we warwanye n'Abarundi kenshi, akaba ari nabo bamutsinze hano ku Gisozi. Ariko Ndabarasa nanone we yiberaga mu Ndorwa icyo gihe, niho yakunze kurwanira cyane. So bishatse kuvuga ko iyi ndirimbo yabayeho ku gihe cya Mutara Rwogera, kuko iyo bavuze ko bapfuye icyambu urumva ko bisa naho iki cyambu cyagenzurwaga n'u Rwanda, hanyuma Ntare agashaka kuhatera, hakaba umukumirizi, umurwanyi ukomeye w'u Rwanda witwaga Rwakigarama, akamubuza, bagapfa icyo cyambu. Hakaza umuntu ukomeye, indirimbo yita Rwagitinywa, araza arabakiranura, arabakiza, ariko icyambu cyagenzurwaga n'u Rwanda. Biduha ishusho y'uko u Rwanda rwari rufite imbaraga, kandi biduha ishusho y'uko u Rwanda rwakiraga impunzi zivuye hanze kandi rukazikomeraho, rukazirinda umwanzi uzihiga. Iyi ni indangagaciro y'Abanyarwanda kuva kera. Iyo umuntu wahungiye iwawe umurwanaho kugeza igihe ibyo bishoboye gusobanuka, nta gupfa kumutanga.
so urumva ko intare yabigizeho ikibazo kuko hari abantu be bahungiye hano, akaba yashakaga ko abasubirana abagenza uko ashaka, bikaba bishobora kuvamo ko agera kuri iki cyambu, hanyuma bakabipfa n'umuntu wari uyoboye iyi sibo y'intore yari irinze icyo cyambu. Twihute rero tugere araho indirimbo ivuga ngo umugabo utabwirwa narakubwiye, ufate sine uyihe umutware, ufate bihogo uyihe umugaragu. Ahangaha rero hari iyindi ndirimbo ivuga ngo narakubwiye ufate sine uyihe musinga, ufate bihogo uyihe umugaragu. Sinzi impamvu, sindagera ku mpamvu nyayo bakoresheje bavuze sine na bihogo aho kuvuga izindi nka, ariko tuzi ko mu Rwanda inka y'isine ari inka y'impongano. Iyo wakoshereje imandwa, inka y'isine yakundaga gukoreshwa nk'iy'impongano mu mandwa. Hanyuma inka y'ibihogo akaba ari inka igaragaza ubutwari no gutabara. Iyo ufashe sine ukayiha umutware, ukafata bihogo ukayiha umugaragu, bifite ishusho y'uko harimo kubana neza n'ubutware n'umutwaro uwo nguwo, harimo no kugaragaza ko utabaye uyu mugaragu wawe ufite. Ariko indirimbo isoza ivuga ibintu bikomeye, ari naho tugiye gusoreza, ivuga ngo ni mu ndangire inzira igana aheza. Inzira igana aheza ntigira amayobera, uzayibwirwa n'abana beza, baragiye inyana ziri umunani. Hari iyindi ndirimbo ivuga ngo mu ndangire inzira igana i Nyanza, aho kuvuga ngo igana heza. Inzira igana i Nyanza ntigira amayobera, inyura Mwima na Mushirarungu, ibintu nk'ibyo. Ariko nasanze ko iyo ngiyo ari iya vuba, ari amagambo ya vuba, ahubwo aya mbere ari aya ngaya y'abana beza baragiye inyana. Aha rero dusangamo ubuhanga bw'Abanyarwanda uko babonaga igihugu cyabo, birimo muri iyi ndirimbo. Urugero yavuze ngo abana beza, icya mbere inzira igana heza ni inzira irimo abana beza. Icyo ni icya mbere. Abana bashushanya iki? Abana bashushanya igihugu gifite abagabo n'abagore bazima, bafite amagara mazima babyara. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu ni cyiza, aho hantu ni heza. Ni ukuvuga ngo bafite imiryango myiza ifite n'icyizere kuko bafite abana. Iyi ndirimbo nicyo ishatse kuvuga. Icyo gihe rero aho hantu aba ari heza. Hanyuma bikanavuga ejo heza, ejo hazaza heza h'igihugu, kuko igihugu kizaba gifite amaboko. Noneho aravuga ngo abana beza, bigaragaza ko ku mubiri umwana uramubona ko ari mwiza ku mubiri, yaranyoye aranywa, ameze neza, afite itoto. Hanyuma tugaruke no ku nyana, avuga ngo inyana umunani. Inyana nanone ni ikimenyetso cy'uko aho hantu bugeze ni abantu batunze. Ubu ngubu bishobora kuba atari inyana, ari sinzi, wenda abana biga mu ishuri ryiza, ni bigaragaza ko nyine abantu batunze. So ibonye abana bazerera, bamenya ko aho hantu hari ikibazo. Iyo bari mu nshingano ababyeyi babahaye biga, nk'uko abangaba babaga baragiye inyana, ni ibintu byiza, ni bigaragaza ko abo bantu baratunze. Kandi izo nyana ni bigaragaza ko bafite inka,
abantu barazinywa, zitunza abantu, ahantu ni heza. Hanyuma hakaba no gukomeza kuba hari ubutunzi. Iyi ni filozofi y'Abanyarwanda, niyo myumvire y'Abanyarwanda. Iyo hari inyana, iyo hari abana, ni ibimenyetso bigaragaza ejo heza mu butunzi, ko hazakomeza kuba hari ubutunzi, kuko aba bana baragiye izi nyana bazazikomezanya bakurane nazo. Hanyuma inyana 8, uyu mubare mbisegureho rwose, ahari nzamenye icyo bari bashatse kuvuga. Ariko hari ikintu ahangaha tugomba kuzirikana, ngo baragiye inyana ziri 8. Iyi mvugo ntabwo ari iy'Abanyarwanda, iyi mvugo ni indundi. Ntabwo Abanyarwanda bavuga ngo 2 ziri zitya, oya. Ahubwo iyo Umunyarwanda ashatse kuvuga, ahavuga ngo inyana 8, ntabwo yavuga ngo izi nyana ngo ziri 8, ahubwo yavuga ngo ni 8, ntabwo ari ziri 8. Urumva ko iyi mvugo bishatse Abanyarwanda b'icyo gihe bagize iyi ndirimbo bashatse kugaragaza ko ni umurundi wabajije ashaka inzira igana aheza. Bigaragaza ko i Burundi izi nyana ntazo bari bafite, n'abana ntabo bari bafite. None bagashaka kugaragaza ko u Rwanda rufite abana ariyo maboko y'ejo, rufite inyana aribwo butunzi bw'ejo. Rero aramubwira ati iyo nzira niyigana heza. Asa nawe mucyuriya bene wabo bari barahunze, ababa basoni bakaza mu Rwanda, igikomangoma twarebye cyitwaga Mayange, bakaza mu Rwanda kuko ariho heza, ariho hari abana, hakaba n'inyana. N'ibindi byinshi tuzakomeza kubibagezaho mu ndirimbo, mu bihangano byinshi tuzajya dusesengura hano ku Nkomane TV. Ndabasaba ko mukora subscribe, umanukaho hasi gato ugakanda subscribe, ukaba uduteye inkunga rwose, idufasha gukomeza gukora, kubagezaho ibiganiro nk'ibi. Ndabashimiye rwose, mugire amahoro. Nitwa Rwamapera.